Ndi Papa Sava. Papa Sava rwose namwe muri kumenya. Oya nawe cyo kareba ariko kareba. Namweretse ndanakivuza. No original yinginge. Original. Oya. Ako so ku buryo mutankaturira kuko Papa Sava kuraho make ya basi tugura. Igihe nuko nanze kubikabiririza. Sinzi wabibwiye ko banayicomeka Papa Sava. Yesu ni mugozi. Dore ikintu yagufasha ingi cyane aho birengeye. Ntufite se umutekinisiye umujye ushyiramo umuziki ndamufite. Aha bacomekamo hano. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ushatse nk'umucuranzi nyine uzagufite. Ashaka kugenda kuri bakiriya akabacurangira nanjye wambwira icyo kirakuka kintu. Ariko ibiriho ubu no kugurisha ingi kubera utubazo nshaka gukemura. Noneho haba hari abantu benshi wabonye ko nepfiri abahica. Ukajya ugira ute agacomekamo hano agashyira muri bafure akicara aho yicara agacurangira abakiriya aho bicaye bose bakareka. Ucomekamo mutwe ushatse se cyane ubonetse hose bari imwe babikoze umutekinisiye wawe yabikora. Ntabwo twagutuburira. Uretse ibicokozi ibingibi ibintu by'abatekinisiye. Biba byari kugira ngo nyine umuziki urabona ko kagira uregera amajwi kwa kundi uyicuranga ukumvira nkaho yasara. Reka njye nkubwiza ukuri. Sama kabya nkuru. Kandi urabizi igihe ntabwo nakugurisha ikintu gipfuye. Sibyo sinatuma ukigura. Iyi nkubwiza ukuri. Irahenda. Papa Sava duhe yagiye kujya munuza kwigurisha mu mujyi. Ndavuga ni Papa Sava ntabwo yanyuza kwa Marigo. Urumva uriya muhungu irakenewe. Urebero yari yambwiye tuzahizane nako kanya. Abarokazi oya yahita yigura kuko baziranye n'abantu bakora mu mahoteli baba bakora ibyo ntabwo mwacisha bimarerega umuvandimwe aba ari umuntu wawe. Papa Sava ngakuraho make ya rwose. Reka nkureho 545. Papa Sava nawe ntabwo wabinkora gutyo. Umaze iminsi ifite ibibazo by'amafaranga kandi nawe urabizi. Wagize se ngo yacirika igejeje mu mujyi. Wayirebye mariko ariko ntiwabimenye. Ntabwo yabiva gusa nuko umukiriya wawe adahari ariko aje akakubwira ibi bintu bita fendi nk'iyi. Umbeshya ko ntabwo mwambeshya kuko muri abantu banjye tuzahora ariko nukuri ko Papa Sava basigira nka 70. Oya wewe. Oya. Marigo 70. Nanjye reka mubwire. Bawujareka mubwire. Reka mbabwire. Nubwo nanjye wenda nari nshonje ariko amafaranga ntabwo hano twayafata. Ntitwafata pe kandi sinatuma Papa Sava mupungurize basi. Uzandi mafaranga ashaka nabwo kandi bikaba bitewe n'ibibazo mfite. Ayanyuma. Ndagukurira ibindi 5 ibihumbi 140 umfashe rwose kandi reka mubwire nko kwitoragurira. Nubu ufite umucuranzi mwiza ndakubwiye ko iyi ngiyi nuvuga ngo yavuga yewe nayumvise iravuga nayumvise. Abantu bose hakurya bazajya bumva igisope bazajya bazanga. Ubu mbyizere. Byizere kwitoraguriye 140. Nanacomeka. Reka nkwereka n'ukundi ngembe igenze nuko ntazaho ya telefone yanjye nabikoreraga iri. Mwereka ko iyi ngiyi noneho wowe nuko ntago ubizi ariko iyi ngiyi yo irarenze. Urebe ukuntu none yihambaye sibyo? Urebe ukuntu yihambaye. We ariko uwo mutekinisiye n'abatanabibasha uzambwire njyewe we nzaguhamagara uzumumfashe pe ubimufashe ngako nakayicuranga nze mbibaregerere nakayicuranga. Oya buretse kora kuri buri murya mwereka umurya wabibonye hano uranyeganyeza yewe bya bintu nibisirimu niho tuyiregerera. Urabona ubu nukuvuga barambwiye ngo iri hasi ni nkaho warengutse sibyo? 3 2 guteranyaho wayumvishe sinabishobora nzaguhamagara oya nagira ngo nkubwire umwereke uburyo kirenze kwirenze ubwo se waguze ni telefone mukajya munabigira byose. Ese wa mugani telefone zose zikoramo wo mutekinisiye wawe uzambwire nzabimwegesha. Si 140 uretse hano bafite n'indi mari urumva napungutse ariko hari ayandi mwawe hari utuntu dukenerwa. Kandi byo ni biki itaburiya nizo ukeneye kurusha ibintu byose rero yababa we. Sinjya n'igihe nawe wigira mu gikoni ngenge rwose umva ndi umututaravu n'amata zirayaga. Ese se kandi nangahe so Mabusha uzi ko arizo ukeneye kurusha ibindi bintu byose ubu bitaburiya ibintu bijyanye n'ubuziranenge n'iki byose bose basi nka 15 ra tuvugane twumvikanye nka 15 nawe wishirisha mu mani wishirisha ariko ubundi byakabaye 15 agakubeshya ariko do
zose 10 mpereza 5 Sava nawe ntabwo wabigenza gutya nawe waboneranye niba ari uko ndi umugore ntabwo uko wabigenza reka nkubwire 15 nakubwira 10 ukarira ngaho nkuriraho basi 1000 kuri buri taburiya yasuwe itaburiya zawe kaze papa Sava ubwo se nazidodesheje bancaga urabizi itaburiya ariko uretse impamvu ziguhereye 5 nta nubwo iyi ni bwa bwoko bwo mu gihugu ariko wibuka ko uzakoze nawe ushaka kumfatirana iyi ntabwo ari musazi zakoze heza ko nagiye kuzikoresha ko nashaka gukora nk'ibyawe cyangwa gushinga busheri bigapfa zakoze ariko zakora mu cyokezo uramira 5 ryuzuye kubera ikibazo byombi ni ukuvuga ngo bitora muri nkubiteye mu gatebo ariko ntacyo reka ngende nyaza ariko papa Sava iyi nuza ni kabani yayo sinyiguhereye ubuntu aho noneho nibura da ariko rero ibintu nimagirirane mu byibuka ibintu nimagirirane ubwo se nagura mwebwe mukagenda nibura mutaneje imbere ko rero boss wanje nawe ntabwo koresha inama nyine bibe kimwe reka tugestaringe neko riya bikennye byatari ku buryo ugezeho ngo gutya koko bikennye byatari ku buryo bihomya gutya saye shaka ngurindi uboneza ko nayo nayiguze ibyo ntabwo bitekerezaho ikibazo cyaje ntabwo utangira kuvuga ngo iki ngiki kini amagara nicyo njye ntabwo ufite ibibazo cyane nkawe ariko uraza kuwuntijemo nka 25 turavugana 25 mubwira ikibazo mfite mubwira ikibazo mfite asura amave nanjye ngo ndaba nkuremeye ndakuremera nyine bisanzwe ariko ntabwo yageramo ubundi bisanzwe cya 10 nakakigwa ariko nanjye kubakoresheje uko nshoboye kose arayigura kandi sarajya kugwa 40 ariko nawe uzana ubusambo mwiriwe aha ureba ukuntu gahise kamutoka kabisa ureba urabona se katamutotse ubusa ariko uzi ko ariyo ra uzi ko wabura gushyiraho ntuza none bagiye bashyiraho ka kantu ka baje hano ureba ukuntu gahise kamutoka so mupapa uzi ko ariyo yambaye niyo yamaye nibashyiraho amabaji hari uraberewe urabona ko bashyizeho akabaji ahita amera nk'abandi bakora muri ntuza rwose muri za hoteli z'inyenyeri nk'umunani karagutotse tubakiriza ikizi njyewe urama amazi ashyushye cyangwa ko oya ashyushye amanini cyangwa amato njyewe urama cyane mwabagabo mwese ubusa na none icyo muri mu mbese cyane muri mu mbese ntabagurishije oya murama oya hari ikintu muri mu mbese ntabagurishije saka hari abo umva madede garuka hano sha ahubwo ndumva tereka bya mitsingi birebire hano banze bivovore hanyuma oya ariko se uretse kugenda se uri umukobwa we ko yihuta cyane umva na burusheti ebyiri zingare 5 ariko siki shyiraho zingare 2 ushyiraho n'ibitoki 2 abasa kandi hari icyo mumbeshye ibiciro rero bigiye abona mu birangi ariko ubundi ako kantu nakubwiraga navugaga ntiburiya waza kureba ukuntu byinstara kandi byaza kugaragara neza nk'umuntu w'umuvandimwe turareba uko tubiganireho tureba ariko si ayo mafifiko murimo mukirabugira ko nahageze ibintu mwabitate mukabishyira ku meza nanjye nkabyumva ko ndi umuntu w'umugabo ubuzima buraducanga nawe ukabizana n'imiteto imiteto akomeze neza muri iyi minsi ariko barayaguhaye ariko papa Sava akazi ukuntu numvaga rwose muri mu biciro 1000 numvaga bakorera kwibasabombye ibye oya nanjye reka nshinge mu muheha burya n'icyoga nubwo mutari mwambwiye ariko nanjye reka njombemo igiheha ubundi sha nanjye bigotomera ntabwo mufite bimwe birebire nta kibazo bimwe birebire sha ntabihari kimwe kirekire bimwe birebire ntabyo ntabihari hano ntabyo zanamfe nato kanga mu jisho ni kanga mu kanwa n'ubundi ko nari impombye nta kintu nari ngiye kuryaho kandi ariko mwabagaho mwe muri amahuni
mugurisha nanjye mari nicyo rata navugaga muvandi hanyuma ubwo iyo gahunda ukaba upanga kwirangiza ryari basava uzi nabatinde se ndimba nawe wahageze ari nte twabaza amafaranga 150 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 50 nawe wakwisubiriramo ariko se ndimba ubu nawe uzinduwe no kunywa pe nta kandi karimo ariko si umugore ariko mu nyumvire ariko se ugurambora iki zinduwe no kunywa se hari izuguze hari izuguze inzoga hari izuguze ubwo no kuva ko ibyo ari gukora ubirangije ko hasi ibyo narindi gukora ubu uraje wicaye mu bandi ibyo urimo birarangiye ariko se waretse kunkwama urinda kunyirukana wicisha utabona waretse bakanyigurira inzoga ubusa niyo mpamvu ugiye gutanga amafaranga ngo ibyo se birakureba sayo ngorera nakubashije ngo ibyo urimo urabirangije ubusa tuva kuri ubikora umaze gusinda ariko se ndi businde ndasindiki ndasinda iri cupa rimwe numara kuba akazizi mu kanya utangiye aho se waretse kunshyiraho igitutu ayo magambo uri kuvuga ayo ngayo ugisekesha urayarize ndeka ninywere nta gato ninywere winywere ndimba ntukiraho gato nambwe sawa turaza kureba kamwe nacyo kamutwara ariko yimirire nk'umugore abashaka iki nk'ubu nicaye mu bandi bagabo mugize gutya amafaranga murayabonye ubu tunayanywereye tukayamara se tukayamara wabona byanamubabaza si ibyinshi rero ndabeshya pasaba oya ntabwo beshya na icupa rimwe ko ritica umugabo wa mugani hase n'umuhamu yabona wa ibyo akasimba nkanyoye pasaba ntacyo nagapfunde ariko nakubona iriya nto ikoresha se hari abandi uri bushyire ka gahunda kanjye se papa sava ushonesha hose abana nujuje amazi mu nda kuvuga ngo ngerekeho rero n'inyama ibi n'urusanze oya shanaho arega abagabo aho bari barasangira buriya nta bugugu buriya nta mwiryane ndabizi aho mwagutari burya ngo uruhu rw'imbaraga rwisasiro 5 wa gatandatu akarwiyoroza wavuze ko ngo n'umuhoro wogosha n'umuhoro urogosha akira rero oya ngewe ntabwo ari ikibazo cyo kudashunaho cyangwa ubuto ni ikibazo cy'uko nyweye amazi ndashaka guhita ngerekaho inyama Didi, we kunyizera yata. Uwe jabo ngene. Areye byorya. Anywereka kururuta. Wariyese. Mwese papa sava gahunda kanjye. Turabivuga nawe. Sawa. Ubwo ndi mutangiye guca amarenga. Niba amarenga urimo guca araye kumatira so naho wari ibyurya koko nye nta gusabye shagira so naho we komeza kunkanurira and arya reka kukomeza kondera wari ariko ibyurya ese wariho sha mu nda atayishaka se buri arandeba nk'utayishaka wamuretse mfata gatogeze nga ati fandi ubu nibaje kumbaza icyo mfata wigeze uva bagiye mvuga ngo ndarya amanyama ndarya ibitoki hako se wabyiye ko nkuzi ikibazo ni iki ara n'undi wagaburira umwijosi bararwana ubundi byihorera ubundi cyo ikimbwa ihaze kukimanikaho ireba wibwira ko mu kanya ubu ngubu utayadukira kayereka yereka yikize n'ubyibuye n'ubundi yandi hawe reba papa sava reba ko iyo ntahagera rwose nari kuba mpombye buri ikimbwa ihaze umanika bireba
pasava muri make ndimbwa undebere reka ngabanye aya mazi hanyuma ubona undebere iyo ngegera nubwo yabyanze itaza mu kanya kubi ibirurutiro ubwo ushobora kuva hano ikaba itangiye kubyataka ubu se byanze ugihari utekereza ko ndi bubyasamira ugiye mu musarani wa ntuzibura uwo mudigi maze ukomeze uvuge ubusa arababonye we tongana nawe digi ntongana nawe isi ntijyanye njamira iki anyanjamira iki umuze ese wongera nanze kwakamanya amasi nayibonaga se neza ibibazo biri hano nawe umuze murapfike tubyihorere mu bandi kakamisiyo kanjye none waya nayawe muri ibi bitanu rero harimo ayawe ariko ukagira ute ukanyishyurira ukishyuramo akangaka nayo ukishyuramo akumwe oya nta kibazo nawe urabibona kuri rero muvandimwe buri ubunyambye mwana wa mama urumva rega hari igihe twese habihagaze ntawamenya ubu se nanjye mba nanze kugira ngo nanjye ntamere nk'ibi ngibi byose ariko kumaze ko nari kuguteza amaka ndavuze ni umuntu umuvandimwe njyewe niyo nagenda nkajya no kwirira n'ibiraha ku muhanda wese ko ari kuryiwe nawe ayo ngayo yahashye se ntiyavamo umufuka iyi ni imigabane ya ndimbati mwishinge se mwishinge ubu se yaranze kugitamira ariko agira umuntu buriya kuzagera avuga ngo kakaputita k'imburuburu ngo karaje kasamira ibitoki nayishakaga ariko ntayo ndiye bariteza imbere iwabo noneho natwe dushuke tuyatokombeze ubundi abangaba aba ari mu bwoko bw'itubyabutungo ubaze ko ngo mbese ngo mazi ya atari hanaguye ubwo urakabye ndimba urabona ntatose intoki ze ndatose ubu se niba uzikungusa zikagwa mu ntoki ubu ngubu ubwo urakarabye ntuzi ko umuntu unyuze mu rumesa batose ubwo se aba yakarabye hanyuma se nyuze mu rumesa ndaceceka se muri toilette harimo ibyatsi ku buryo nyuze mu rugo hanyuma digidi ubwo rero niko kugenda kwanjye mwirirwe ugize neza umuvandi kandi agushimiye cyane nyagasana akomeza kuzigame wa mugani witeka kwiteho wangu ucya bwitwe ejo buriya ntawamenya ariko nanjye nuko ukamara ngahita nza nta matindi nese papa sava gahunda y'iki gahunda y'iki ya fagitire ni fagitire sinabirangije se n'izanjye wazishyizeho izihe ibyanjye byose ibyawe si ibintu njyewe bireba ndetse n'inde bireba gutese kandi gutese ntabwo ari wowe ugurishije amafaranga nifite amafaranga wifitiye ubu se umushandika umugore wanjye aguhaye ni ukuvuga ko hari aho azimiriye se umugore wanjye ntabwo aguhaye amafaranga se cyane ryose ubu rero agurishije ibye ahombeje ibye kugira ngo aze yuzuze urwo rufu rwawe ariko se yuzuze urufu ubu baramubyaye se ngo akurere ariko se uravuga iki ko atari ufite amafaranga ese kuki mwitera amata nk'isanzwe ayo kuri umuvumbyi waretse amazi umwami ngo ntiyice yica rubanda urumva ukuntu wiyahuje amagambo reka nkubwire urongera kugira icyo uvuga ndakujomba umushito kuri ururimi urebe ko ntarufumura urumva none se baravuga iki amafaranga naye cyanjye kubera ikibazo mfite si n'ikibazo cyumve ngo haje umugore ngomba kumujyana kwa muganga ngurishije kugira ngo nze kuzuza imbere ishyura amanyamandimba tumugora urwaje umugore ku buryo utungahe ntago bindebe utatwishyura nk'umuntu ugurishije guca mu cyuma bakamupima hanyuma bakareba ikibazo afite ku rutirigongo ni amafaranga angahe niba uzi ariko se ku buryo bizajyana ibyo bihumbi byose ni bingahe se si ibihumbi 150 amaye se 150 si byinshi ako se ubundi ndimba ku cyo utishyura nese hari umuntu wifuza ku bihumbi 150 ku buryo wagena nta kintu ese ikibazo kireka no kuba kwivuza kurya itanu izi brochette wazishyuye niba wumva ko noneho irya itanu ritaye koko nakubwiye ngo uzibe wagicukuwe kuko icyo nzibishye nawe ziba ariko se aka ni akabari kanjye se kare aka kabari ko ka Margarita hari Margarita se ntabwo ari umugore wawe ni umugore wanjye afite uko akora nanjye mfite uko noneho si umugore wawe akabari sake umubwira uti nafashe burushete ebyiri za zingaro fata n'ibitoki bibiri banshyiraho salade urumva niba murya rimwe ku munsi umubwira uti
ndabwirirwa na naburara niba murya kabiri umubwira uti nafashe ibya sasa kuki bari bundi batajya banasengera nk'ubu ngubu wenda tuve no mu bintu by'ibiganiro by'umugani hanyuma so ubu ngubu murashaka kunkubitisha amarigarita kugira ngo kugira gute kunkubitisha amarigarita kugira ngo mwunguke iki ubu se ko nta faranga mfite murabona ndi umuvi imbere ubwo ko abagabo ari basanzwe bagurirana wanguriyaho kugira ngo baze kumpondagura ubu se bampondaguye ntabwo ari we waza nanone ukaza nko kunjyana kwa muganga aramutse nkomerekeje ndimba reka nkubwize ukuri nakurangirizeho hano ni iwanyu vuga uti ni mu kabari musigaranye ibyanjye ntwaye ibyanjye niba wumva ushaka ko nkugurira genda umubwira kuri mirya kurira gitara yinzane cyangwa mitaburi yimwe ariko ibyo ntabwo bindeba nta soni none se papa sava ubu biragenda bite biriyishyura se bahoga